Ibihe byiza nanone nshuti bakunzi ba Isange TV Show, turabasuhuje kandi tubaye ikaze hano kuri Isange TV Show. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Uwase Diane, akaba ari igihe tubana hano kuri channel yacu ya Isange TV Show tubagezaho ibiganiro byiza bivuga ku biribwa ndetse n'akamaro kabyo ku mibiri yacu muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero turaganira ku kiribwa gikundwa n'abantu benshi kandi gifite akamaro kanini ku buzima bwacu. Wakwibaza ngo ese icyo kiribwa ni iki? Icyo kiribwa nta kindi ni avoka. Avoka ni imbuto ifite intungamubiri nyinshi cyane kuko irimo amavuta meza tuzi nka good fats afasha umutima gukora neza, akagabanya urugimbu rubi cyangwa se ibyo tuzi nka cholesterol mbi mu mubiri. Ibi ngibi bigatuma avoka iba ingenzi cyane ku bantu bakuru ndetse n'abafite ibibazo by'umutima, kuko iyi cholesterol mbi cyangwa se urugimbu rubi rushobora guteza kuba amaraso yakifunga cyangwa se imitsi ikifunga, amaraso ntabashe gutembera neza, bityo bigateza ibibazo by'indwara z'umutima. Ariko rero avoka tumaze kubona ko igabanya uru rugimbu rubi, kandi abahanga bavuga ko inatuma habaho icyo tuzi nka good cholesterol cyangwa se ibyo tuzi nk'ibinure byiza, noneho byo bifasha mu kubungabunga ubuzima bw'umutima. Avoka irimo kandi vitamine nyinshi zirimo vitamine E, vitamine K, vitamine C, vitamine B. Izi vitamine zifasha uruhu kuba rwiza, bityo bikakurinda kuba uruhu rwasaza vuba, gukanyarara, ndetse kandi izi vitamine zifasha, dusanga muri voka, zifasha ku musatsi gukura neza ndetse zigafasha umubiri kwirinda indwara zitandukanye. Avoka kandi dusangamo icyo tuzi nka fibers cyangwa se ibikatsikatsi bifasha igogora gukora neza, ikarinda constipation ndetse igatuma umuntu ahaga igihe kirekire. Ibi ni byiza cyane ku bantu bashaka kugabanya ibiro mu buryo bwiza. Ahangaha avoka iragufasha kandi igatuma igogorwa ryawe rigenda neza. Avoka ni nziza ku buzima bwacu, cyane ku buzima bw'umutima ndetse no ku buzima bw'uruhu, tutibagiwe no ku buzima bw'igogorwa. Avoka kandi abahanga bavuga ko ikize cyane ku ntungamubiri, irimo antioxidant zifasha mu kurinda uburwayi bw'amaso ndetse no mu kurinda kugira ibibazo by'amashaza. Ahangaha avoka ni nziza cyane kuko ituma utabasha kurwara amaso muri ubwo buryo, cyangwa se ikarinda ibyago byo kuba warwara amashaza cyangwa se wazana amashaza mu maso. Ahangaha avoka urahita uyikunda cyane kurushaho numara kumva neza iyi video umaze no gusobanukirwa neza akamaro ka avoka. Avoka kandi ifasha mu kuba izi fibre tumaze kubabwira zikubiye muri avoka zituma igihe umuntu yamaze gukoresha avoka, ibi bikatsikatsi byageze mu gifu, ahangaha ngo bituma ubuzima bwo mu bwonko cyangwa se ubuzima bwo mu mitekerereze y'umuntu yumva ameze neza, yumva aruhutse mu mutwe. Avoka ni nziza cyane kuko ituma no mu gifu hamererwa neza. Ibi ni byiza cyane. Ikindi kandi tutakibagirwa ni ukubabwira ko avoka ituma umuntu atabasha guhura n'ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, kubera za antioxidant dusanga muri avoka zifasha mu kubungabunga imitemberere y'amaraso, cyane ko zituma imitsi itifunga, bikaba byateza ikibazo cy'uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburwayi bw'umutima. Ariko avoka nk'uko tumaze kubibona, avoka ituma amaraso abasha gutembera neza mu mubiri, bityo bikakurinda ibibazo byo kuba wagira umuvuduko w'amaraso cyangwa se uburwayi bw'umutima. Ikindi kandi kubera iyi vitamine C iri muri avoka, ifasha mu kubungabunga ubuzima bw'uruhu, uruhu rugasa neza, rukaba rwiza, ndetse bikaba byaba intandaro yo kutagira iminkanyari mu maso. Uko waba ungana kose, avoka urayikeneye kugira ngo urusheho kuba wamererwa neza kurushaho. Abantu benshi baribaza ngo ese uburyo bwiza bwo kurya avoka ni ubuhe? Birashoboka ko nawe wibazaga iki kibazo, ariko reka tugusubize. Avoka ishobora kuribwa mu buryo burenze bumwe.
Uburyo bwa mbere bwo kurya avoka ni ukuyikoresha ukiri, ubwo n'igihe wayogeje neza ugategura icyuma cyawe ukayikata ukayirya uko imeze. Ubu ni uburyo bwa mbere kandi nabwo bwiza butabuza za ntungamubiri zose kuba zagera mu mubiri wawe. Ubu ni uburyo bwa mbere wakoresha urya avoka. Uburyo bwa kabiri nanone, avoka ni ukuyivanga muri salade. Igihe wateguye salade yawe ikubiyemo izindi mbuto cyangwa se ubundi bwoko bw'imboga butandukanye, ibuka gushyiraho na avoka kugira ngo umaze kumva akamaro kayo cyane ku mubiri. Ibuka gushyiraho avoka nayo uyikate mu buryo bwiza, uyihe design ushaka, ariko nayo ize kuba irimo muri iyo salade wateguye. Ni uburyo bwiza bwo kwakira za ntungamubiri zose nta kibazo zifite. Uburyo bwa gatatu bwo gukoresha avoka ni igihe avoka yakozwemo smoothie cyangwa se wa mutobe ufashe, dukunze kuwita smoothie. Ni byiza ko nawo uwukora ukoresheje avoka, ntacyo bitwaye ku mubiri wawe. Uzabasha kwakira za ntungamubiri zose tumaze kuvuga ziri muri avoka, kandi uzabasha kurinda bya bintu byose tumaze kubona avoka irinda mu mubiri wacu. Ubundi buryo bwa kane avoka ikoreshwa ni ukuyisiga ku mugati, aho gukoresha amavuta mabi cyangwa se gukoresha biriya byo kurya dusiga kuri avoka, amabreba n'ibindi biba byateguriwe mu nganda. Ibyo ngibyo ushobora kubyihorera, ahubwo ugakoresha avoka ukayisiga ku mugati wawe kandi ukaryoherwa. Ahangaha uzaba ukoze ikintu gikomeye, kuko uzaba wakiriye izindi ntungamubiri kandi nziza ku mubiri wawe. Ahangaha rero ntabwo avoka ari nziza gusa, ntigomba kuribwa birenze urugero, kuko irimo karori nyinshi. Umuntu mukuru ashobora kurya igice kimwe cya avoka ku munsi bikaba bihagije. Ahangaha si byiza, kugira ngo niba avoka ari nziza uyirye ku rwego rwo hejuru cyangwa se ku rugero rukabije. Irya avoka mu rugero uyifate buri munsi, ariko mu rugero rwiza, kugira ngo ntize kuba nanone hari ikindi yakangiza mu buzima bwawe. Tugana ku musozo, turagusaba gukora subscribe, turagusaba gusangiza iyi video abandi bantu wifuza ko nabo bamenya ikiganiro kivuga kuri avoka. Kuyisangiza umuntu umwe birahagije. Ni uburyo bwiza bwo kugira ngo urusheho kuzamura n'ubuzima bushingiye ku byo kurya bwa mugenzi wawe cyangwa se bw'inshuti yawe. Tugana ku musozo, avoka ni ikiribwa cyiza cyane ku buzima, ariko nk'ibindi byose ni byiza kuyirya mu rugero. Murabizi neza ko icyo umubiri wawe ugusaba ku ngano yose ugusabye ntabwo ari byo ko ariko ugiha umubiri wawe, ahubwo wareba igikwiye, urebe ikiri mu rugero, kugira ngo urusheho no kubungabunga ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Turabashimiye mwese, mwibuke gusiga like mutubwira ko iyi video mwayikunze, ndetse kandi mukomeze gukora kuri iyo nzogera bantu bacu. Twizeye neza ko turi kumwe, kandi niba ubashije kugera kuri iyi channel yacu, reba iyi video irangire urusheho kunguka byinshi ku kiribwa cy'uyu munsi, ndetse duhure muri video ikurikira. Murakoze, amahoro y'Imana bane namwe.